Reka nizere ko mumeze neza mwese mukomeza gukurikira ibiganiro byacu hano kuri Buhuru Boy Entertainment. Uyu munsi tuje ahangaha kuri mikoro kugira ngo twiganirire ku bintu byinshi bitandukanye bituma abantu benshi badatera imbere. Njye mugiye kubana muri iki kiganiro nitwa Olivier Harerimana cyangwa se Buhuru Boy. Wibuke gukanda subscribe cyangwa se sabone hano kuri Buhuru Boy Entertainment kugira ngo buri munsi tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Mbahaye ikaze. Uyu munsi reka tuganire ku bintu bituma abantu badatera imbere. Ku mwanya wa mbere turasanga reka mubwire ko ikintu cya mbere gituma umuntu adatera imbere harimo ideni. Buriya ideni riri mu bintu bituma umuntu adatera imbere. Ni ukuvuga ngo nawe uri kuyumva uzagerageza urebe ujye mu kazi ufite amadeni, noneho igihe kigere cyo guhembwa uhembwe, urebe noneho niba hari amafaranga uzararana mu mufuka wawe cyangwa se uzararana iwawe. Nubwo wayararana, abo ufitiye amadeni bazi neza ko wahembwe ntabwo bazaguha amahoro. Ni ukuvuga ngo bazaguhoza ku nkeke y'abantu. Ni ukuvuga ngo nyine ntabwo uzigera utera imbere ufite ideni. Iyo umuntu afite ideni ntabwo yatera imbere, biragoye cyane ko watera imbere ufite ideni. Ariko nawe uzi ikintu cyo kujya mu kazi, ukajya mu kazi ugakora ariko ugahembwa bigasa nkaho wabaye ikiraro banyuzaho amafaranga. Ni ukuvuga ngo iyo ufite ideni n'ubundi amafaranga akunyuraho agenda. Ujya mu kazi ugakora, umubosi akayaguha, nawe ugahita uyahereza undi muntu. Niba ushaka gutera imbere rero ujye wirinda ikintu kijyanye n'ideni. Ikintu kijyanye n'ideni ujye ukirinda niba ushaka gutera imbere. Icyo ngicyo reka nizere ko mucyumvise neza cyane. Noneho ikindi kintu tugiye kuvugaho, ikintu cyatuma udatera imbere harimo ibintu by'agakungu. Ibintu by'agakungu agakungu gatuma abantu benshi hano ku isi badatera imbere, noneho cyane cyane urubyiruko. Ugasanga umuntu ari kwitotomba ngo kubika amafaranga ngo byaranze, ngo amafaranga yarabuze. Ugasanga uwo muntu anabona amafaranga menshi cyane. Ugasanga abona amafaranga menshi cyane, ariko ikintu nyine kijyanye no gusevinga, ugasanga byaramunaniye kabisa. Ntago wasevinga mu gihe mu mutwe wawe harimo ibintu bimeze nk'akavuyo. Ugasanga umuntu agiye mu kazi arabitse, wenda agejeje nko ku bihumbi, reka tuvuge ibihumbi 200. Hari abari kumva ari make, ariko hari n'abari kumva ari menshi bitewe n'umushahara bakorera. Reka tuvuge ibihumbi 200 urabibitse, noneho ugasanga zimwe mu nshuti zawe ngo zapanze ikintu ngo cyasho, ngo bapanze show cyangwa se ikirori, ngo bapanze ikirori. Ugasanga baraje ngo buri wese ari gutanga ngo contribution, ngo buri wese ari gutanga ayangaya nyine tungo kugira ngo ibintu ngo bizagende neza. Ugasanga ya mafaranga wari warabitse uyakoresheje ngo mu birori ngo bya bagenzi bawe. Bro, ntabwo uzigera utera imbere niba uzi neza ko inshuti zawe nyine iyo zikujyanye ari hujya. Niba uzi neza ko inshuti zawe zikujyana mu bintu nawe utari wapanze, ibintu utari wategura, umenye ko gutera imbere bizagorana. Ikindi kintu cyatuma umuntu adatera imbere, iki ngiki cyo kireba abahungu cyane cyane. Hari ukuntu umuhungu usanga agira irari ryinshi. Ugasanga umuhungu agira irari ryinshi, ugasanga umukobwa bararanye ntabwo ari we birirwanye. Ugasanga umukobwa nyine birirwanye ntabwo ari we bararanye. Mbese kwa kundi usanga umuhungu agira agakungu kenshi k'abakobwa, noneho ugasanga abakobwa mu nzu iwe cyangwa se muri geto ye bagenda basimburana.
bakagenda basimburana, umwe yinjira undi asohoka, umwe yinjira undi asohoka. Kandi noneho impamvu gutera imbere bizakugora, ntago umukobwa yagusura ngo ubure kwihagararaho nyine ngo mugurire utuntu ngo turenze ngo turamushimisha. Oya, ntabwo bibaho. Iyo umukobwa yagusuye ni ukuvuga ngo urategura, niba ari agafi keza wateguye, niba ari agakoko wateguye. Ntabwo wavuga ngo rero ngo umukobwa wa mbere ngo yansuye mu gitondo ngo namuguriye ifi, ngo uyu nguyu ngo ararya imvange. Ntabwo bishoboka. Ni ukuvuga ngo nawe nyine ngo urashaka ukuntu umwemeza, ngo ukore ibishoboka byose ngo umwemeze. Umenye ko utazigera utera imbere niba ubizi neza ko ariko bimeze nyine kuri wowe. Niba uzi neza ko ibi bintu tuvuze ariko bigenda kuri wowe, ntabwo uzigera utera imbere, kubera ko ayo mafaranga ugenda utakaza hari igihe kizagera nyine uyicuza. Ntabwo uzigera utera imbere. Gusevinga byagorana mu gihe ugira agakungu k'abakobwa bro. Iki ngiki cyari kireba abahungu, noneho ikindi kintu cyatuma udatera imbere, muri hangana ahangaha turi kugenda nyine tubikurikiranya twihuse bitewe n'uko dufite igihe gitoya, dufite umwanya mutoya. Ikindi kintu gituma abantu badatera imbere, cyangwa se ikindi kintu gituma abantu batabika amafaranga, ngiye kwitangaho urugero nanjye mu kazi nkora. Ntabwo ndavuga ko ariko mumenye ko mfite akazi. Hari ukuntu usanga dukorana n'abantu mu kazi kacu, noneho ugasanga umuntu turakorana, igihe kirageze, niba ari abakiriya ba mbere ba mu gitondo, agakora nyine agakora mu gitondo, ugasanga amafaranga yayabonye. Noneho abakiriya nka 3 wa mbere ba mu gitondo ugasanga ahise aducomoka. Muri hangana ndi kuvangamo n'imvugo nyine zigezweho bitewe n'uko nanjye ndacyari umujene. Ngubu gucomoka, hari umuntu ushobora kubyumva ntamenye byari byo gucomoka. Nk'abasaza, nk'abantu bakuze bari kutwumva, reka mbabwire ko gucomoka nyine ni nko gutoroka, reka mbivuge gutyo. Ukaba uri mu kazi wenda ukakavamo isaha zitageze, nibyo twita gucomoka. Cyangwa ukaba uri kumwe n'abantu ukabavamo utanababwiye ngo ugiye hehe. Ibyo ngibyo nibyo twita gucomoka. Reka twigarukire kuri icyo kintu. Noneho ugasanga umuntu muri kumwe akoreye nk'abakiriya ba mbere mu gitondo, uri kumva, kandi yaje mu kazi ashaka amafaranga. Noneho agahita yitorokera akagenda akajya mu kabari, akaba agiye nko kuyanywera, akajya kuyanywera. Noneho mwebwe akaba yabasize mu kazi muri gukora bya hatari, akazi mukamereye nabi, akagenda akajya kuyanywera, akaza kugaruka nka nyuma ya saa sita na twa tundi yari yinjije mu gitondo yatumaze. Noneho igihe agarukiye ugasanga abakiriya, noneho abenshi abakiriya bamubuze, bari kumva, ugasanga bamubuze, amafaranga yamushiranye. Noneho ikibabaje ni uko uwo nguwo usanga nyuma ari kuza ari kuvuga ati ngo amafaranga yarabuze, ngo byaranze, ngo wagira ngo baramuroze. Ntabwo uzigera utera imbere. Uri kumva watera imbere gute mu mutwe wawe nta gahunda ufite? Wowe waje mu kazi uri kukavanga n'ibindi bintu, uri kwitorokera ukajya kwinywera. Amafaranga uzayatunga gute utari seriye? Amafaranga uzayatunga gute utari seriye? Ntabwo watunga amafaranga utari seriye. Ikindi kintu cyatuma udatunga amafaranga nacyo kireba abasore. Uyu munsi ndibanda ku basore cyane, abasore bagenzi banjye. Ikintu cyatuma udatunga amafaranga, bro, niba uzi neza kubona amafaranga ugahita ujya ngo kugura ikintu bita ngo ni indangamirwa. Ariko reka tubivuge mu mazina ya nyayo, ni indaya. Niba uzi neza kubona amafaranga ugahita ujya mu ndaya, sha bro, nawe ibi bintu
umenye ko bitazakugwa amahoro. Ubuzima buzakugora, ubuzima buzakugora, ntabwo uzigera utera imbere mu gihe ubona amafaranga ugahita werekeza mu ndaya. Ni ukuvuga ngo hari umuntu usanga yarakoronijwe na biriya bintu, uri kumva, ugasanga amafaranga abonye yose ahise ajya mu ndaya. Ikiba kinababaje ni uko bujya gucya mu gitondo ugasanga ari kurira sha, ari kurira ngo mwanguza se ugasanga umuntu mwakoranye, ugasanga umuntu mukora akazi kamwe, uri kumva, noneho mwese murahembwa, ugasanga umuntu murakorana uyu munsi murahembwe, wowe uratashye wigiriye iwawe, noneho we agakatira muri lodge cyangwa se mu ahandi hantu nyine yahurira n'izo ndaya ze, ugasanga niho agiye, noneho akagenda amafaranga yose akayakoresha nyine muri iyo mico mibi ye, ugasanga yayamaze. Noneho bikakubabaza mu gitondo aje ngo umuguze, wayamwima ugasanga aranakurakariyesha ngambwira uwo nguwo azatera imbere gute? Umuntu ufata amafaranga agahita atekereza indaya, umva ngo azatera imbere gute? Cyangwa ibyo reka tubiveho twigire ku bindi. Ikindi kintu bro, nababwiye ko ndibanda ku bahungu gusa, noneho ikintu bita beti. Biba byiza iyo uvuze ikintu ugahita utanga n'urugero. Hari umugabo w'inshuti yanjye twaraturanye, ariko ni mbere ya covid. Yakundaga betingi bya hatari, noneho we yarageze kuri ya level aho usanga nyine we yajyaga azindukira kuri beti. Murabizi nyine nka business yariyo yose, mbere yuko ifungura hari abantu baba bagomba kubanza bahakorera amasuku. Noneho we bitewe n'ukuntu beti yari imaze kumukoroniza, yararaga akoze icyo bita ngo ni amapari, turiya dupapuro tuba turiho amakipe nyine y'abantu basheteye. We yajyaga akazindukira kuri beti akabafasha gukoropa ngo kugira bagire vuba bafungure, arebe neza nyine ngo niba ngo yariye. Uwo muviye ibiboro ibintu byo kubetinga byaramukoronije ku buryo noneho yarasigaye agendana agakayi n'agakaramu, ikayi n'ikaramu wagira ngo agiye gukora etide. Ukajya ubona ari kureba muri telefone, agafata agakaramu akavivura ngo akangaka ngo kabikoze. Byaragiye biramukoroniza ku buryo noneho yajyaga ajya no gukora ikiyede. Ajya gukora ikiyede bamuhemba 3,000. Icyo gihe umuyede yari ari 3, bamuhemba 3,000, nayo agahita yajyana muri beti. Yigeze kugurisha televiziyo, ibaze televiziyo igura 150. Hari match zari zigiye kuba, bitewe n'uko yari yabuze ayo kubetinga, yagurishije televiziyo ayitangira 60,000. Urumva nyine ibyo ngibyo ni ibintu byari bigeze habi. Reka tureke ibyo ngibyo basi. Yigeze gusheta umugore we, umugore we nyine uburyo yamushese ntabwo yamuteruye ngo amujyane muri beti, oya, ahubwo we yaragiye avugana n'undi mugabo mugenzi we, aravugana aramubwira ati njye mfite umugore mwiza, urabizi neza mfite umugore umeze neza, wowe ugiye kumpereza amafaranga njye kubetinga, nindya ndayagusubiza, niba ndya nkabura icyo kukwishyura, umugore wanjye mfite ukuntu nzabipanga, tuzamushimuta, uzagenda umurongore. Urumva ko uyu muntu betingi ibintu byo kubetinga byari bimugeze habi ku buryo yarageze no kuri level yo kubetinga umugore we, gusheta umugore wawe.
aha ngaha biba bimaze kugera ahantu habi cyane sana, ahubwo uwo nguwo yari nawe ubwe manza yari asigaje kwisheta uyu nguyu nawe yari asigaje kwisheta kabisa. Iki ngiki ni igice cya mbere ngiye nshaka kujya niganirira n'abantu nyine hari ibintu twagiye tunyuramo byinshi cyane ku buryo byaguhereza amasomo bitanasabye kubanza wajya ngo kwiga. Ni ukuvuga ngo hari abantu benshi tuba twarahuye nabo bagiye bakora amakosa ku buryo nyine ibyo bintu bagiye bakora turamutse tubyigiyeho twebwe gutera imbere ntabwo byazadusaba ngo kubanza ngo twakora amakosa. Oya, hari ibintu tuba twarabonye kuri bagenzi bacu ku buryo nyine twigiye, ku buryo tuba twarigiye ku bintu byababayeho. Ni ukuvuga ngo niba umuntu yarageze kuri level yo gusheta umugore we, ibyo ngibyo bihita bikwereka neza ko ibintu yajyagamo atari ibintu byiza bro. Reka tube dusoreje aha ngaha ikiganiro cyacu nyine cy'uyu munsi, ubwo ngubwo tuzakomezanya ubutaha. Gusa ibi bintu ubigendere kure niba ushaka gutera imbere.